Nanone reka tubahe ikaze ku Buzima Info Clinic. Nk'ibisanzwe tujya kuganira ku buzima, aho tutanga ibiganiro nyine bitandukanye bivuga ku buzima, bitanga n'ubujyanama ku buzima. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku biribwa bitanu turya cyangwa se usanga abantu benshi barya buri munsi cyangwa se buri gihe inshuro nyinshi, nka brochette cyangwa se ibiribwa byashiririye, nyamara bishobora kudutera kanseri yo mu gifu cyangwa se byongera ku kigero kiri hejuru cyane ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri yo mu gifu. Niba urya kimwe muri bino biribwa tugiye kukubwira, ni byiza ko wagenza gake kubera ko bishobora gutuma ku kigero kiri hejuru urwara kanseri yo mu gifu, n'iyo ibyago byo kuyirwara byaba biri hasi. Ariko niba urya bino biribwa bigera kuri bitanu turuze kukubwira, n'ikosa urimo gukora, urimo gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Nanone muri kino kiganiro turaganira ku zindi ngingo zitandukanye zigera ku ngingo zivuga ngo ni gute kanseri yo mu gifu ikura cyangwa se ni gute ibasha kwinjira mu gifu ukarwara kanseri yo mu gifu. Tunarebera hamwe nanone akamaro cyangwa se uruhare rw'ibiribwa mu kuba dushobora kurwara kanseri yo mu gifu. Turebera hamwe nanone ibyo biribwa bitanu bishobora gutuma urwara kanseri yo mu gifu. Tunarebe hamwe n'icyo ubushakashatsi buvuga kuri ibyo biribwa bishobora gutera kuri kanseri yo mu gifu. Tunarebera hamwe nanone ibindi bintu ushobora kurya byiza biri safe bitagutera kanseri yo mu gifu, ushobora gusimbuza bya biribwa bishobora gutera kanseri yo mu gifu. Muri make ni ikiganiro cyiza gikubiyemo byose ukeneye kumenya ku bijyanye n'uburwayi bwa kanseri yo mu gifu. Kanseri yo mu gifu rero hari uburyo ushobora kuyirwara cyangwa se gukura, ikaba ushobora kuyirwara mu buryo butandukanye, ni kimwe n'izindi kanseri. Bavuga ko byibuze kanseri yo mu gifu ishobora kugaragara ku muntu ko ayifite hashize imyaka 10 cyangwa se kugera ku myaka 30 uyifite cyangwa se yaratangiye gukura iri mu mubiri wawe. Muri make rero ya kanseri yaragiye yangiza gahoro gahoro, tumwe mu tunyangingo two mu gifu tukagenda turwara twangirika gake gake. Muri make ibyo nyine ikazaza kugaragara hashize icyo gihe cyose. Kanseri yo mu gifu rero itangira inyuze mu byiciro bitanu cyangwa se inyura mu bice bitanu byo kugira ngo urware kanseri yo mu gifu igaragare babone ko ari kanseri. Ibanza ari inflammation, ari nko kubyimbirwa cyangwa se nanone ari nko gukomereka kw'igifu cyawe. Hagakurikiraho kuba agace ko mu gifu k'imbere, agace k'inyuma k'imbere mu gifu nako kaba kagenda kangirika gake gake, kakagenda kagabanuka mu bunini bwako cyangwa se mu byimba wako. Hagakurikiraho nanone kuba uturemangingo tw'igifu natwo dufatwa twose tugatangira gukura ndetse no gutanga amakuru atariyo, ugasanga nyine turimo kugenda dukura cyangwa se dutanga amakuru atariyo. Nanone twa turemangingo tukagenda twangirika tukabyara ibyitwa dysplasia, nanone ibikaza kubyara kanseri yo mu gifu nyuma. Ibyo rero bishobora kugenda bigaragara kuri ayo stage, bikunda kugaragara nyine byarabaye kanseri yo mu gifu, cyane cyane nyine waragizemo ibisebe bikomere ku buryo bigaragara ko ari kanseri yo mu gifu ndetse waratangiye no kugaragaza ibimenyetso. Tudatinze rero reka turebe hamwe bya biribwa bitanu bishobora gutuma urwara kanseri yo mu gifu cyangwa se bya bintu bikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu. Ikiribwa cya mbere buryo gishobora gutuma urwara kanseri yo mu gifu cyangwa se kongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu ni inyama zanyujwe mu nganda cyangwa se ni inyama zabanjije gutegurwa zigashyirwamo ibinyabutabire, zigashyirwa mu mikebe ku buryo zishobora kumara igihe kirekire zibitswe zitarangirika, cyangwa se nanone zigatwarwa zikajyanwa kure kugira ngo bibashe kugenda urwo rugendo rwose zitarangirika. Muri make izi nyama ni nk'amasosiso, burya ntabwo ari meza ku bantu bakunda kuyarya cyangwa se usanga ariyo gusa birira, bikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri zo mu gifu. Hari izitwa bacon, hari n'izitwa hot dogs harimo inyama, ndetse burya hari na za nyama zo mu mikebe cyangwa se za nyama nyine z'imiranzi, nka kwa kundi bafataga inyama ukazishyira ahantu zikagenda zizamukiraho umwotsi kugira ngo zitangirika, cyangwa se bakazisiga umunyu zikabasha kumara igihe kirekire zitarasaza cyangwa zitarangirika. Burya ziriya nyama zikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS rivuga ko izo nyama zabanjije gutegurwa igihe kirekire, zigatwarwa mu bimikebe cyangwa se kugira ngo zibashe kumara igihe kirekire zitarangirika, zibonekamo ibinyabutabire by'ubwoko bubiri, harimo ibyitwa nitrate n'ibyitwa nitrite. Ibyo ni ibinyabutabire umubiri wacu iyo bigeze mu gifu
bihindukamo ibindi binyabutabire byitwa nitrosamine cyangwa se nitrosamines. Icyo ni ikinyabutabire nk'uko bigaragazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, cyangiza uturemangingo two mu gifu, selule ziboneka mu gifu imbere, zigatera ibyitwa DNA mutation cyangwa se mu gutuma uturemangingo tw'umubiri dutanga amakuru atariyo ahindagurika. Nanone bikaba bishobora gutuma kanseri ishobora kuvuka cyangwa se kanseri ishobora kuza mu mubiri bitewe n'izo nyama wariye. Muri make rero nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi nanone butandukanye, kurya inyama nk'izo ngizo, bene izo nyama ni mbi cyane, zikongera ibyago byinshi byo kuba ushobora kurwara kanseri zo mu gifu. Ibyiza ni ukurya inyama ziri fresh waguze ukaziteka mu buryo busanzwe. Ushobora kurya inyama zitandukanye, inyama z'inkoko, inyama z'inka, ariko nanone ukazirya mu buryo busanzwe, atari inyama zabitswe zigashyirwa mu bikebe kugira ngo zibashe kumara igihe kirekire kirenze n'ukwezi, cyangwa se nka ziriya nyama z'amasosiso turya burya si nziza kuko zikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu. Ikiribwa cya kabiri burya kikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu ni ibiribwa byashiririye cyangwa se byashiriye cyangwa se biriya biribwa byaketse. Burya biriya bintu byashiririye cyane cyane turabikunda nk'ibijumba cyangwa se ibintu byose twokeje ugasanga bije byashyiririyeho, ndetse n'ibiryo watetse. Burya biriya biryo byose kubirya ni ibikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri zo mu gifu cyangwa se kanseri yo mu gifu. Burya kuriya kiba cyashiririye kibonekamo ibinyabutabire, ibinyabutabire biba byiremye bitewe na biriya bintu by'ibishirira nyine ugiye kurya, harimo nk'ibyitwa polycyclic aromatic hydrocarbons, bikaba ari ibinyabutabire bishobora gutera kanseri, ndetse hari n'ibyitwa heterocyclic amine nabyo bishobora gutera kanseri. Ndetse burya hano tuzanamo n'inyama za brochette kuriya uba wazitetse zikagenda zizamukiraho umwotsi, nanone nyinshi nanone usanga zanashiririyeho akantu nyine. Ziriya nyama rero cyangwa se n'ibyo bintu byose byashiririye bikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu, aho bigenda bikangiza uturemangingo tw'igifu, cyane cyane selule cyangwa se uturemangingo sano tw'igifu twa DNA, tukagenda tuhindagurika mu mikorere yatwo kugeza igihe bibyaye kanseri cyangwa se mu gihe havutsemo kanseri. Muri make rero biriya biribwa ntabwo ari byiza ko ukwiye kubirya niba wakundaga ibiribwa bishiririye, cyangwa se ushobora no kuba ari byo urya, ni ikosa urimo gukora, urimo gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Ibyiza ni ukurya ibiribwa bitetswe mu buryo busanzwe bitashiririye, cyangwa se amaboroshete n'izindi bintu byatetswe ku muriro gusa, nabyo tukabigabanya ukabirya gake gashoboka, atari byo bintu wirira cyangwa se atari byo bigutunze gusa. Ikiribwa kiza ku mwanya wa gatatu kikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu ni ikiribwa ni ibiribwa birimo umunyu mwinshi, cyangwa se biriya biribwa byashyizwemo umunyu mwinshi. Hari ibiribwa tugura hano hirya ku masoko hirya no hino atandukanye yo muri karitsiye, usanga birimo umunyu mwinshi, cyane cyane hakongerwamo umunyu mubisi, cyane cyane nk'injugu, ubunyobwa ndetse n'ibindi. Ariko hari n'izindi nyama nyine, ibindi biribwa byinshi bibonekamo umunyu mwinshi no mu buryo karemano. Biriya biribwa rero birimo umunyu mwinshi biragenda bikangiza uturemangingo two mu gifu gake gake, ku buryo tugenda ducika intege, tukaba weakened, ku buryo usanga bishobora gutera kanseri yo mu gifu, ndetse bikanatuma nanone agakoko gatera kanseri yo mu gifu kazwi nka Helicobacter pylori kabasha kororoka, kakabasha nyine kubona miliye nziza cyangwa se heza ho gukurira. Ibyo bishobora gutuma urwara igifu, gastrite ubwayo, bikaba bishobora gutera ibisebe byo mu gifu, bikaba bishobora no kubyara kanseri yo mu gifu. Uburyo bwiza ni ukurya ibiribwa birimo umunyu watekanywe nabyo kandi utari mwinshi mu buryo busanzwe, akaba ari byo wirira. Ibiribwa byabitswe bigasigwa umunyu, ni byiza ko abanza kubyoza neza umunyu ukawukuraho mbere yo kubiteka, kuko hari ibiribwa umunyu ukoreshwa muri preservation y'ibiribwa kugira ngo bitangirika, ibyo byo birazwi, ariko ni byiza mbere yo kubiteka ko ubanza wabitegura neza, ukabironga, ukabyozaho wa munyu ukawukuraho, wa munyu wasizweho. Ibiribwa biza ku mwanya wa kane bishobora gutera kanseri yo mu gifu cyangwa se kongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu ni ibiribwa nanone byatunganyirijwe mu nganda, bigatunganywa ku buryo usanga ari ibiribwa bipfunyitse mu bintu ku buryo nabwo uhita ubirya, cyane cyane nyine nk'amachips. Murabizi ko hari amachips cyangwa se nanone nk'amafiriti usanga apfunyitse mu bintu ku buryo
ushobora kuyirya kandi akamara igihe kirekire atarangirika. Ushobora no kugura mu alimentation, amanodozi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ushobora kugura n'amasinakisi, hari n'amafast food ushobora gutwara igihe kirekire ukayarya ameze gutyo. Bene ibyo biribwa rero nabyo buryo bikongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu, cyane cyane dore ko biba byomagaye ugasanga nyine ariko nguko bimeze. Ibyo biribwa kenshi usanga birimo umunyu mwinshi, birimo amavuta menshi, birimo ibinyabutabire, biri artificiel byongewemo kugira ngo bishike igihe kirekire cyangwa se bigire amabara runaka. Ibi byose bikaba bishobora kwangiza igifu cyacu no gutuma dushobora kurwara kanseri yo mu gifu, cyangwa se bikaba bishobora gutuma turwara nka mu byibuho ukabije, amadiyabete, amahypertension ndetse n'ubundi burwayi. Ibiribwa biza ku mwanya wa gatanu bishobora gutera kanseri yo mu gifu ni ibiribwa bishobora kuba byarangiritse cyangwa se birimo kubora ukabirya. Cyane cyane burya hari ibiribwa bizana bibora cyangwa se byangirika bikazana nk'umusatsi cyangwa se ukabona nyine ubwabyo byarangiritse. Uzitegereza nk'ikigori, hari uburyo kibora cyangwa se kikangirika kikazana umusatsi cyangwa se kikazana ibintu by'umukara ushobora unakoraho nyine ukabona nyine ibintu bimeze nk'ibifu byagiye bituruka muri cya kigori. Ariko si ikigori gusa, no mu ngano ushobora kubibonamo, ndetse burya no mu bishyimbo ushobora kubibonamo bimaze igihe kirekire. Burya ibyo bintu ubona bigaragara ko nyine icyo kintu cyangiritse, cyane cyane nk'ibintu by'amaseriyali, burya biriya bintu bishobora gutera kanseri yo mu gifu, cyane cyane no mu gihe gito, si ngombwa kubirya igihe kirekire byo. Ibyo bintu rero burya biba ari uburozi, cyane cyane ibyitwa mycotoxins. Habonekamo n'ibinyabutabire harimo nk'ibyitwa aflatoxin. Ibyo byose bikaba ari ibinyabutabire bishobora gutera kanseri yo mu gifu, bishobora no gutera ibindi bibazo bifata mu nzira z'igogora, hashobora kuzamo n'urupfu. Muri make ibyo biribwa byose byagiye byangirika, harimo n'ubunyobwa, ibishyimbo, ibigori, ingano. Ibyo byose byagiye byangirika bikazana umusatsi, cyangwa se ukabona ko byagiye bizana ibintu by'ibifu by'umukara biburimo kubera nyine bigaragaza ko byangiritse. Uzabireke ntuzabirye, ibyo bigomba gutabwa. Cyane cyane nk'abantu babikoresha nk'ibigori ugasanga bikozemo ifu y'igikoma, cyangwa se none nk'ibishyimbo ugasanga nyine barabitetse. Ibyo byose burya no kwishyira mu kaga no kongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu, ndetse nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi ni ibiribwa biba byangiritse nyine ku buryo byagutera uburwayi burimo na kanseri yo mu gifu. Hari ibimenyetso rero bizakubwira ko ufite kanseri yo mu gifu cyangwa se ushobora kuba urwaye kanseri yo mu gifu, harimo nko kuribwa mu gifu mu buryo bukabije ukamara igihe kirekire nyine ugira umubabare uharibwa, gutakaza ubushake bwo kurya, gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse nta mpamvu, kugira iseseme cyangwa se no kuruka rimwe na rimwe. Ushobora no kubona mu musarani wawe harimo amaraso, nanone ushobora no kumva uhaze utanariye, ukabihorana ukumva nyine wajya kurya ukumva urahaze cyane kandi utari warya, cyangwa se umaze kurya utuntu duto. Hari abantu benshi bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri zo mu gifu, cyangwa se amatsinda y'abantu bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu. Harimo abantu barya ibiribwa byakorewe mu nganda nk'uko twagiye tubivuga, abantu barya ibiribwa birimo umunyu mwinshi, abantu banywa itabi, abantu banywa inzoga nyinshi, abantu bigeze kurwaraho agakoko ka Helicobacter pylori, agakoko nako kazwiho gutera kanseri yo mu gifu kakangiza igifu, ndetse n'abantu bafite mu muryango w'umuntu wigeze kurwara kanseri yo mu gifu nabo bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu. Hari ibiribwa rero bigabanya ibyago byo kurwara kanseri yo mu gifu, harimo nk'ibiribwa bimeze nk'imbuto, imboga, tungurusumu, ibitunguru, icyayi cya tevel, ndetse nanone n'ingano. Ibyo biribwa burya ni byiza ko wabirya, bigabanya ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gifu, bikanatuma n'igifu cyawe gikora neza. Niba hari icyo udasobanukiwe cyangwa se wifuza kubaza, wabyandika hagenewe kujya comment. Hari n'igitekerezo cyangwa se inyunganizi wifuza kuduha, wabyandika hagenewe kujya comment. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.